urahunga uyu munsi uhunze urushinge n'agapfukamunwa warabisomye icyo ndakikubajije nsubiremo urahunga uyu munsi ufashe urushinge ndetse n'agapfukamunwa warabisomye ni iki gitera umuntu guhunga cyanditswe ni ibijyaniranye n'amategeko y'icyumweru isaha yo guhunga no kuva mu mijyi no kujya mu mashyamba isaha ntiragera isaha izagera ryari izagera ubwo itegeko ry'icyumweru rizatangazwa ikimenyetso cyo gusohoka mu mijyi igihe ntikigitinze cyane aho kimwe n'abigishwa ba mbere tuzahatirwa gushakira ubuhungiro ahitaruye hataba abantu ndi gusoma paragrafu ya 125 urupapuro rw'124 nk'uko ubwo ingabo z'abaroma zagotaga Yerusalemu byabaye ikimenyetso cyo guhunga ku bakristo b'Iyudaya niko ibyo kwifatanya kwa leta ya Amerika n'ubupapa binyuze mu teka rihatira abantu kuruhuka isabato y'ubupapa nicyo cyumweru nasobanuye natwe bizatubera umuburo ubwo noneho nibwo igihe kizaba gisohoye ngo dusohoke mu mijyi minini mbere yo gusohoka no mu birorero bitoya ngo duhungire kure hagati mu misozi ng'itariki yo guhunga